Imana yacu ni nziza kandi ibihe byose twarakijijwe kugira ngo abandi bakizwe. Iyo ni indamukanyo nkunda cyane, by'umwihariko ku isabato nk'ingi ya mbere y'ubutabazi, aho tuba tuvuga ngo twarakijijwe kugira ngo abandi bakizwe, tukongera tukisubiramo ngo mbere y'uko abandi bakizwa twarabanje turakizwa. Ndabashimiye cyane mwebwe mwese abakijijwe. Muri aka kanya rero nshimye Imana cyane yabanye nanjye mu minsi itari mikeya yamaze, ndetse nkaba ngize n'umugisha wo kuba ndi kumwe namwe muri uyu mwanya. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ibyo twashimira Imana ni byinshi. Urebye ukuntu abantu barwaye hirya no hino, ibicurane, izindi ndwara nyinshi, kubona umubare w'abantu bangana gutya babashe guterana, nabyo ubwabyo ni byo gushimira Uwiteka. Ariko muhumure, nta tangazo ryumvikanye ko Covid yaba yaragarutse, ni inkorora bisanzwe. Abaririmbyi barakoze cyane rero, korali umuryango w'Imana, Imana ibahe umugisha. Ubwo bongeye kutwibutsa yuko aho tujyanye na Yesu ntacyo dutinya, aho tujyanye nawe tuba amahoro, ndetse ngo ni inshuti y'ukuri y'inkoramutima. Haleluya! Yesu ni inshuti nziza y'inkoramutima. Ariko kandi inshuti y'inkoramutima twongeye kubona itabaza cyane, ihamagara ngo ninde unkorera none, mu ndirimbo twaririmbye twese 163. Ya nshuti yacu y'inkoramutima iriho iratabaza, kubera ko abantu yacunguye bari kurimbuka, kubera ko abantu yacunguye bari kwicwa n'inzara, ubukene, ibyago bitandukanye. Birakwiriye cyane yuko twongera kumva ijwi ry'inshuti yacu y'inkoramutima, tukemera kuba abafatanyabikorwa mu murimo we. Umuyobozi wa gahunda yamvuze amazina yanjye, icyakora nanjye ndisubiramo. Hari ahantu twari turi mu kanya byo ndabizimura, tuvuga ngo abantu benshi usanga bataziranye. Umuntu agacaho akavuga ngo urandamuzi, ngo ni wa wundi, ni wa mugabo ugenda kuri moto. Tuba tuziranye se ubwo ngubwo? Ni byiza ko abantu bamenyana amazina, yewe byaba na byiza buri wese akamenya aho mugenzi we babana atuye. Njye rero nitwa Niyonsenga Jean Paul, niyo mazina yanjye. Narutse kuba ndahantu mu kazi ndikoreye impapuro, mbona umuntu witwa gutyo, witwa Niyonsenga Jean Paul. Ntabwo nkunze kubona umuntu twitwa amazina amwe yose, nuko mbitindaho cyane, ndagaruka ndamwitegereza, ariko kubera ko hari ifoto ya fotokopi nkabona turasa, ndabona agasa nkanjye. Nyuma ariko nza kwibaza, ndetse kuki iyo umuntu abonye ubitiranwa bitindaho cyane? Nza gusanga ni ya kamere muntu yacu, burya turikunda. Turikunda. Uzareba niyo bafotoye ifoto muri benshi bakavuga ngo yasohotse, ukomeza kureba cyane ahandi uhagaze, n'abandi ntabwo bitaho cyane, ubanza kwireba weho. Rero ni kamere muntu iturimo, ntabwo navuga ngo mureke kwikunda, ahubwo Imana yo ntabwo ivuga ibyo gusa, iravuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko ugenza ute, wikunda. Kwa kundi wiyitaho cyane, burya ni byiza ko wakwita no kuri mugenzi wawe, ukifuza kumureba, ukifuza kumureba cya kibazo afite. Kwa kundi bakubwira ngo ariko aho wambaye nabi, twihutira kubikora. Burya niko dukwiriye kwita kuri bagenzi bacu bambaye ubusa, bagenzi bacu bashonje, bagenzi bacu bari mu kaga ko kurimbuka. Abo bose dukwiriye kubakunda nk'uko twikunda. Muri uyu munsi rero mwiza, ku isabato ya mbere y'ubutabazi, Imana yashimye ko tuganira amagambo meza. Nahaye insanganyamatsiko ivuga ngo ndi hano mwami ntuma. Ndi hano mwami ntuma. Ni amagambo n'ubundi twakunze gusanga mu ndirimbo twaririmbye twese 163. Ndi hano mwami ntuma. Ndi hano mwami ntuma, byumva urumva ko ari nk'igisubizo n'ubundi cy'umuntu wari uri kubaza. Rero iyo urebye cyane mu mateka yacu, mateka y'agakiza, Yesu Kristo ubwe niwe wabanje kwitaba, agira ati ndi hano ntuma. Ubwo byagaragaye yuko inyoko muntu igiye kuzahura n'ibyago ndetse ikaba yanazimangana, Yesu Kristo ubwe niwe wafashe iya mbere, yemera uko gutumwa. Aza hano muri iyi si
Yesu Kristo niwe dukwiriye gufataho urugero rwacu rwo kwitabira muri uno butumwa turi gutumwaho uyu munsi bwo gutabara. Ntabwo ndi buze gukoresha amasomo menshi cyane uretse ko n'igihe gifite kitabitwemerera. Reka duhurire muri Yohana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 9 ku murongo waho wa 1 kugera kwa 3, ariko kandi turaza kugerageza kuhatinda cyane. Yohana igice cya 9 Yego. Yohana igice cya 9 hari umutwe w'amagambo uvuga ngo Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Yesu akiza wagenze ate? Ariko tukiri kuri uyu mutwe w'amagambo, kuki batanditse ngo Yesu avura uwavutse ari impumyi? Ntabwo mujye mubyibaza nkanjye. Yesu birenze kuvura ahubwo abasha no kudukiza. Hano baratubwira ngo akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi be ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati ku murongo wa 3, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Haleluya. Yesu ubwo ari hano ku isi, tubona yuko ubuzima bwe bwose yabumaze agenda arara hamwe ajya ahandi, kubera ko yari yitabiriye ihamagara nk'uko natwe duhamagarwa uyu munsi. Nuko ngaho rero ku murongo wa 3 tubona ubwo bigishwa bamubazaga bati, ese uyu muntu ko tubona ameze gutya, yavutse atameze nk'abandi, yavutse ari impumyi, ese aho cyaba ari icyaha yakoze cyangwa n'ababyeyi bamubyaye? Yesu rero yabashubije igisubizo, navuga ngo ni igisubizo cy'iteka ryose natwe dukwiriye kujya dutekereza igihe duhuye n'umuntu wagize amahirwe make muri ubu buzima ukeneye ubutabazi. Nta yindi mpamvu ni ukugira ngo umurimo w'Imana ugaragarire muri we. Impamvu tubona hari abantu bahinanyuranye, impamvu tubona hari abantu batagize amahirwe nk'ayacu yo kuba mu nzu y'Imana, bari abantu nta yindi mpamvu ni ukugira ngo umurimo w'Imana ariwo murimo wo gukiza ubagaragariremo. Haleluya. Dukomeje ahangaha dukomeza kubona ikiganiro cya Yesu ubwo yari asakiranye n'abafarisayo barwanyaga umurimo we cyane ndetse batanamwemera ko yaturutse mu ijuru. N'ubundi kuri uriya murongo wa 9 ku gice cya 9 ku murongo wa 29, igice cya 9 ku murongo wa 29 haravuga ngo tuzi yuko Imana yavuganye na Mose, ariko uwo muntu ntituzi aho yaturutse. Abo ni abafarisayo. Arabasubiza ati, iri ni ishyano ko mutazi aho yaturutse kandi ari we wamumuye. Tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha, ariko uyubaha agakora ibyo ishaka uwo ni we yumva. Imana ni nziza. Imana ntabwo yumva abanyabyaha, ariko uyubaha agakora ibyo ishaka uwo ntabwo aba akiri umunyabyaha, uwo nguwo iramwumva kandi ikamukiza. Iki gitekerezo rero ni igitekerezo cyiza kitugaragariza inkuru igendanye n'ubutabazi, kitugaragariza urukundo rwa Yesu dukunda kuvuga, kitugaragariza kiriya gihe ubwo Yesu yari ari muri wa murimo we wo kwitaba ihamagara. Ni byinshi tubona mu butumwa mu isezerano rishya, ariko ahangaha tuhabona ubwo yari ari gukiza uriya mwana wari wavutse ari impumyi, ariko kandi hirya ahanganye n'abafarisayo bataramwemeraga. Ariko Yesu tubona yuko ijambo rye ryose ryabaga ari ijambo ryo gukiza, kabone n'ubwo hari abaryumvaga nabi, ryabaga ari ijambo ryo kubahesha ubugingo buhoraho. Dukomeje kandi ku murongo wa 39 w'iki gice haratubwira ngo Yesu aravuga ati, nazanywe muri iyi si no guca amateka ngo abatabona barebe n'ababona bahume. Abafarisayo bamwe bari kumwe nawe bumvise ibyo baramubaza bati, mbese natwe turi impumyi? Ku murongo wa 41 Yesu arabasubiza ati, iyo muba impumyi nta cyaha muba mufite, ariko none kuko muvuga yuko mureba, icyaha cyanyu gihoraho. Aya magambo ni amagambo ateye ubwoba, kuko tuvuga ko tureba turi abanyacyaha.
kuko tuvuga ko tureba, twabonye byinshi, twasomye byinshi, ibyo bituma icyaha kiri kuri twebwe kubera yuko ibyo twabonye tutabyemera. Akenshi tumera nk'abafarisayo, biyumvaga yuko bazi byinshi, biyumvaga ko basomye byinshi, ariko Yesu yababwira ko ari impumyi, bakumva sibyo. Arababwira ati, kuko muvuga yuko mureba icyaha cyanyu kigenza gite? Gihoraho. Ese twe ntitwaba turi muri ako kaga? Ntitwaba turi mu kaga ko kumva yuko twamenye byinshi, tuvuga byinshi ariko tutabikurikiza? Icyaha cyacu cyaba gihoraho mu gihe tumenya byinshi ariko ntibigire icyo biduhindura. Yesu arifuza yuko muri twe habamo guhinduka. Arifuza yuko byinshi twamenye dukwiriye kubisangiza bagenzi bacu bari mu kaga, abarwaye, bari mu ntambara, ndetse iriya ndirimbo twaririmbye iratwereka yuko twabasha no kujya ku baturanyi bacu, abo tubana nabo bababaye, bakeneye ubutumwa bwiza, bakeneye ibyo kurya, abo bose bakeneye kubona ububasha bw'itorero. Icyaha cyazimije urukundo Imana yashyize mu mutima w'umuntu. Ibi byose mubona yuko abantu biganyira nk'uko twakunze kubibona mu migisho, ni ingaruka z'icyaha. Abantu barababaye, abantu rimwe na rimwe bumva yuko ndetse n'urukundo rw'Imana rwagabanyutse kuri bo rugaherera ku bandi. Uzasanga umuntu avuga ngo ab'Imana yaremye neza. Ibyo nta kindi kibitera, ni rwa rukundo rw'Imana yari yarashyizeho umuntu mbere akiri umwimerere rugenda rukamuka. Ariko hanga baratubwira ngo umurimo w'itorero ni ukongera guhembura urukundo. Itorero rikwiriye gukorana n'Imana mu kurandura inarijye mu mutima w'umuntu, mu kigwi cyayo hakaba ubuntu bwahoze mu muntu akiri umwimerere atunganye. Haleluya! Inshingano zacu dufite ni ukongera kubiba urukundo rw'Imana mu bantu, ni ukongera kuzura ya neza y'Imana iri mu bantu, abantu bagakundana, abantu bagakunda Imana, biriho biragenda bikendera. Turabibona henshi hirya no hino aho tunyura, usanga umuntu pe yaramaze kumva yuko we atari mu mugabane w'abitwa abana b'Imana. Birababaje cyane. Niyo mpamvu Yesu ahamagara ati, ninde unkorera none? Hirya no hino umurimo ureze, ukeneye abasarura. Hari ubwo tujya twumva yuko ntacyo dufite, yuko dufite bikeya ndetse ntacyo twabasha kumarira bagenzi bacu. Ariko muri iriya ndirimbo twaze turirimba, igice cya kabiri atubwira ngo nutabasha kujya kure ngo wambuke n'inyanja, nino hari abapagani wagarurira Yesu. Haleluya! Nutabasha kujya kure ngo uvange aho ujye mu wundi murenge, erega n'iwawe mu rugo hari abapagani wagarurira Yesu. Nutabasha gushanuka ngo wigishe nka Pawulo, wakogeza iby'urukundo rw'umukiza wabambwe. Yewe wabasha no kuvuga yuko Imana ari nziza gusa, rikaba iryo jambo ryawe, ngo mubana nabo ukabasuhuza ukavuga uti ariko Imana ni nziza. Burya ni ikibwiriza gikomeye cyane. Rimwe na rimwe hari nubwo tuba dufite ibyo dukwiriye gutanga, ariko tukabigaya, tukabona yuko ntacyo bimaze biterwa no kutanyurwa. Tukumva yuko hari abandi bakwiriye kuba bagira icyo bakora, hari abandi bakwiriye kugira icyo batanga kubera yuko bahawe byinshi birenze ibyacu. Mu gitondo umwigisha wongeye kutwibutsa umugani w'abagaragu basigiwe italanto. Tubona wa wundi wasigiwe italanto imwe yayigenje ate? Yarayitabye babona rwose ko hari yanasuzuguritse. Ariko dukwiriye guha agaciro impano yose Imana yaduhaye. Tubona ko ari impano y'izahabu yabasha kugira icyo ikora mu murimo wayo. Ndibuka kera tukiri muri primaire, hano hari abantu benshi bize ku gihe cyanjye. Twajyaga twiga igitekerezo cy'umwana w'ingagi. Hari abantu bakibuka? Mbere abagabo wenyine. Umwana w'ingagi, kiriya gitekerezo muri iyi minsi ya vuba nongeye kugitekereza, nsanga burya harimo inyigisho ikomeye cyane. Ndakibasubiriramo, abana batoya ntabwo bakizi, byakaba ari iby'abana ariko n'abakuru mugitega amatwi, murebe buriya mu gihe cyacu icyo byatubwira. Ndibuka ko mwarimu yatubwiraga ngo mu Rwanda hose banga umwana urya agaya. Icyo umubyeyi amuhaye ntagishime,
akabona ni dukeya, akabona yuko hari ibindi yari guhabwa hari byajyanywe n'abandi. Ngo nuko rero mu gihe cyashize hariho umwana wari wasiwe n'iyo ngeso yo kugaya icyo umubyeyi amuhaye cyose, akabona ko ari dukeya, muri we nta gushima yagiraga. Yamuha isahani y'ibiryo akabona hari banusuyeho, akabona ko atari uko byari bikwiriye kuba bingana. Uwo mwana ntabwo ngo yagiraga gushima muri we. Maze igihe kimwe kigeze, uwo mwana yari afite nyina umukundaga cyane, yaba yagaye ngo ni bike, nyina agakubita hirya no hino akongeranya, umwana agakunda akakira akanezerwa, ariko n'ubundi agakomeza kumva yuko hari n'ibindi byari bikwiriye kuba ibye. Maze kubw'umwaka bukeye wa mama w'umwana arapfa. Apfuye wa mwana ugaya buri kimwe, wa mwana utagira gushima muri we, wa mwana bahereza kumva yuko bituzuye, hari ibindi yari kubona. Ubuzima yabayeho namwe murabwumva. Aratangira abaho nabi. Papa we aragenda acyura undi mugore, ubwo yari agize mukase. Noneho mukase we aza ari nta mbabazi. Nuko yamugaburira, umwana akanigira ngo ni dukeya. Mukase akamushikanuza bya bindi yari amuhaye, ati genda n'ubundi ntabyo wahingiye, akabimwaka. Umwana abaho ngaho aratangira arazunga, garagara nabi nk'uwagize imirire mibi. Ese arabibona, arabaza ati ariko uyu mwana byagenze bite? Mukase aravuga ati rega uyu mwana iyo tumugaburiye ntabwo abyemera, aravuga ngo ni bikeya, akabirya yineshwa gusa. Aravuga ati niko yabaye na nyina ubwo bamwibyariye, ntabwo yashimaga ibyo amuhaye. Ubwo umwana babuze kirengera rero. Nuko umwana akomeza kubaho muri ubwo buzima, biramukomerana. Hageze babona rwose urwo rugo nta mahoro rufitiyemo, ariko nta kindi kibiteye, ariko kudashima kwe. Nuko arahaguruka afata inzira arigendera, yigira inama yo kujya kuba mu ishyamba nk'ibisimba. Aragenda bayo, maze amavunja aramwarika. Abana bato bo kuri viziyo bongera ngo amavunja ntabwo bayazi, bumva ari nk'indwara ahari isanzwe umuntu ajyana kwa muganga. Umwana amavunja aramutera umubiri wose, niko icyo gitekerezo kivuga. Amera nabi, amera nk'igisimba mu bindi. Nuko yaba azuye umutwe, agarutse hafi y'aho abantu bari, hafi y'ahandi bari batuye, maze abandi bana nabo ntibamworohere, bagatera akaririmbo. Urakibuka? Iyo ukavugana ari kuguhemba. Nuko bagatera akaririmbo bati ngo amaguru y'urubabara ya rubabura-birenge, iyo ajya kuba rubebe yangana na rubanda. Akumva ntabwo bimuhesheje agaciro, akongera akagenda. Nuko inkuru y'uwo mwana nibuka ko ari uko yagenze, aragenda ava mu bandi, ariko inkomoko yabyo nta yindi ari ukudashima. Rero hirya no hino hari abantu bagiye babaho muri ubwo buzima, bakamera nk'umwana w'ingayi, ndetse rimwe na rimwe bikabaviramo gusohoka bakagenda ntibakiri kumwe natwe. Abo nabo bakeneye urukundo rw'Imana. Haleluya! Abo nabo bakeneye kwegerwa, tukabatabara mu butabazi tuvuga. Abo nabo bakeneye kongera kwigishwa, bakeneye kugaragarizwa urukundo, ntitubabere nk'ababana babona bagatera akaririmbo. Abagenzi bacu tubona tukabanyega, tukabona yuko bafite amahirwe make adahwanye na yacu, kubera ko twebwe twitirira kuba turi ab'Imana kubera yuko tukiri mu nzu yayo. Naha buri wese rero kumva yuko ubwo batanganye amahirwe afite inshingano yo kumwegera, akamubwira urukundo rw'abambwe. Hano hari igitabo cyitwa Inama Zigirwa Itorero. Ndahamya ko abenshi bagifite kuri page yacyo ya 85. N'ubundi tukabona umutwe w'amagambo uvuga ngo ndi hano mwami genze ute, ndi hano mwami ntuma. Turahasoma twihuta. Baravuga ngo imperuka iri hafi, izadutungura nk'umujura rwihishwa kandi mu buryo butagaragara, nk'uko umujura aza yomboka nijoro. Ndasaba Uwiteka kuduha kutazasinzira ukundi nk'uko abandi bagenza, ngo ahubwo tuzabe turi maso. Haleluya! Kandi twirinde ibisindisha. Ukuri kugiye gutsinda nk'uko Yesu yatsinze bidatinze, kandi abahitamo kuba abakozi bakorana n'Imana bose
nabo iyo nsinzi izaba iyabo. Igihe ni kigufi, ijoro rigiye kuza bidatinze, kandi ntawe ushobora gukora. Nimureke abishimira mu mucyo w'ukuri kuriho ubu bashishikarire bwangu kumenyesha abandi uko kuri. Uwiteka arabaza ati, ndatuma nde? Abashaka kwitangira ukuri nibo bakwiriye gusubiza ubu bati, ndi hano mwami, ntuma. Hariho gusinda gutangaje. Rimwe na rimwe twumva gusinda tukumva yuko ari ukunywa inzoga, ariko hari byinshi bisindisha abantu. Mbese ugira ngo kujya mu binezeza bitari inzoga byo bikagutwara umwanya wawe, ugasanga wavamvaye mu bitagira umumaro. Hari ubusinzi buruta buriya. Uzasanga hari ibintu byinshi duhugiramo bikadutwara umwanya, ugasanga rwose koko ntabwo wamenya abo turibo. Buriya nibwo businzi bwa mbere. Icyakora mu bigendanye n'ubuzima, ejo bundi minisitiri bari bavuga yuko ngo no kumara umwanya wicaye yavuze amasaha ngira ngo ni 7. Nabyo burya ngo ni nk'ubusinzi, byangiza nk'uko umuntu ashobora kunywa inzoga nabwo akangirika. Rero birakwiriye yuko twitaba tukavuga tuti natwe turi hano dutumye. Barakomeza batubwira ngo twakoze umurimo mutoya rwose Imana yaduhaye wo kubwiriza ubutumwa mu baturanyi bacu n'inshuti. Muri buri mujyi wo mu gihugu cyacu hari abantu batazi ukuri, kandi mu bihugu bigari byo hakurya y'inyanja hari ahantu henshi hashya dukwiriye guhinga ubutaka bwaho tugatera imbuto. Twegereye cyane igihe cy'amakuba, kandi ubwihebe tutigeze kurota buri imbere yacu. Imbaraga yo mu isi iratera abantu kurwanya Imana. Abaturage bo mu isi bariho barahinduka vuba cyane nk'abo mu minsi ya Nowa. Barimbuwe n'umwuzure nk'abaturage b'i Sodomu. Barimbuwe n'umuriro uvuye mu ijuru. Imbaraga za Satani ziriho zirakorera kurangaza abantu. Ibitekerezo byabo bikava ku byiza by'ijuru bitazashira. Umwanzi yakoze gahunda zihuje n'umugambi we, imirimo y'ab'isi, imikino, imideri mishya. Ibyo byamaze gutwara ubwenge bw'abagabo n'abagore. Nshuti bavandimwe, hirya no hino hari ibintu turi kubona tukabyita iterambere, ariko birimo umugambi wa Satani ukomeye cyane. Iri terambere tubona ahanini ry'ikoranabuhanga rituma buri wese abishidukira. Numva twarabiganiriyeho mu gitabo cyitwa Ubutumwa ku basore, tubona aho batugiraga inama y'ibitabo dukwiriye gusoma. Ariko kandi twagiye tubona n'ibintu byinshi, iyi modeli zigezweho ziratwara abantu, ugasanga nibyo biganiro, amafilime, imipira. Ibi byose biri kugenda bitwara n'abitwa ubwoko bw'Imana, ugasanga nibyo bahugiyemo. Nyamara Satani abifitemo umugambi ukomeye cyane wo kuduhugenza buhoro buhoro, maze imperuka ikazaza ikadutungura. Rero birakwiriye yuko twe nk'itorero ryamenye byinshi dukwiriye kwegera abantu tukababurira. Mu nzira ngari ijyana abantu ku kurimbuka kw'iteka harimo umurongo muremure w'abantu bayigendamo. Isi yuzuye urugomo n'ivutu ry'ibinezeza byayo n'ibiganiro bibi n'ubusinzi. Ibyo byose birahindura itorero. Biri guhindura itorero. Ibiganiro bibi binezeza bitagira epfo na ruguru nibyo biri gutwara abantu bakabihereza umwanya munini kurenza umwanya babana n'Imana. Amateka y'Imana ari urugero rw'Imana rwo gukiranuka bavuga yuko ari ntacyo amaze. Ngaka akaga dusohoyemo. Ibinezeza by'isi biradutwara tukumva yuko amateka y'Imana ntacyo amaze. Yari kuvuga ngo abantu bavuze yuko ngo Imana ngo yaba yarashaje bazatora icyashya. Biriya nibyo, kandi bigira abantu benshi babitega amatwi ndetse bakabiha n'agaciro. Rero dufite inshingano ikomeye cyane yo kunyomoza, tukongera natwe kuba abafatanyabikorwa, tukaburanira Imana yacu, tukagaragaza Imana yacu mu rukundo rwayo nyakuri, tukongera tukubaka urukundo rw'Imana mu bantu bayo, urukundo rwagiye ruyoyoka kubera ingaruka z'icyaha. Reka twihute cyane turebe muri Yesaya igice cya 46. Turasoma ku murongo waho wa 8. Ariko habaye hari ufite ibakwe yamfasha akansomera. Yesaya igice cya 46
umurongo wa 8. Reka misomere Yesaya igice cya 46 umurongo wa 8. Ahangaha noneho Uwiteka aratubwira ati nimwibuke ibyo mwerekane ubugabo bwanyu mwongere mubyibwire mwabacumura mwe. Reka twongere twibuke urukundo rw'Imana, twibuke bagenzi bacu bari mu kaga, noneho twerekane ubugabo bwacu, twerekane ubutwari, twerekane noneho rwa rukundo tuvuga yuko dukundana na Yesu ari inshuti yacu magara ibana natwe umunsi ku wundi. Mwibuke ibyabanje kubaho kera, kuko ari Imana nta yindi baho, ni Imana nta yindi tubanye. Mera mu itangiriro nkavuga iherezo, mera no mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa, nkavuga nti imigambi yanjye izakomera kandi ibyo nzashaka byose nzabikora. Umurongo wa 11, nzahamagara igisiga cy'amerwe kive iburasirazuba, ari cyo umugabo ufite imigambi yanjye uturuka mu gihugu cya kure. Narabivuze no kubisohoza nzabisohoza, narabigambiriye no kubikora nzabikora. 12, nimwunyumve mwabafite imitima inangiwe mwe, bari kure yo gukiranuka, nigije hafi gukiranuka kwanjye, nikuzava kure, n'agakiza kanjye nikazatinda. Nzagashyira i Siyoni kubwa Isirayeli ari we cyubahiro cyanjye. Haleluya. Uwiteka yegeje hafi gukiranuka kwe. Agakiza ntabwo tukajyamo kubera byinshi dutanze, agakiza ntabwo tugahabwa kubera yuko hari ibintu birenze twatanze, ahubwo Uwiteka arifuza imitima yacu. Yatanze Yesu kugira ngo atubere urugero rwiza, atubere umwunganizi. Umwuka wera ariho arasukwa. Uwiteka arifuza ko buri wese ubiyitirira izina rye yakwakira Mwuka wera akamubera umuyobozi, akamushoboza kugendera mu nzira ze nk'uko bikwiriye. Birakwiriye ko njye nawe twongera tugatekereza aho twavuye, twongera tugatekereza urukundo rw'Imana rwa rundi yatugaruje aho twari habi, maze tukongera tukitaba tuti turi hano mwami aho bari twe gutuma. Mu minsi ishize hari abagize amahirwe maze baba muri ya minsi 10 yo gusenga. Hari amagambo nakunze, ni amasomo yo muri Bibiliya yuzuye n'ibyiringiro. Ayo masomo ndifuza yuko buri wese yatega amatwi ndetse akayazirikana. Hari isomo dusanga mu byo ku ngoma ku gatabo umuntu gafite azabibona ku ipaji ya mbere. Kabiri byo ku ngoma, rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya 7 umurongo wa 14. Amagambo nkunda cyane yamfashije by'umwihariko kera mu gihe nari muri guma mu rugo, ndabyibuka. Ariko njye sinagumaga mu rugo, ubwo nazindukaga ngenda, ariko ngenda mu muhanda wagiye nyine ngiye mu kazi. Haratubwira ngo maze abantu banjye bitiwe izina ryanjye n'ibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanjye, bagahindukira, bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru bababarira ibicumuro byabo bakiriza igihugu. Haleluya. Aya ni amasezerano meza Uwiteka dusezeranya, ariko kandi ni amasezerano yitwa amasezerano y'ikigombero. Ibyo dusabwa gukora kugira ngo Uwiteka adukirize imiryango, yewe adukirize n'igihugu, nuko duhindukira tukareka ingeso zacu mbi. Ubwo nibwo tuzabasha kuba abakozi b'Imana nyakuri ndetse kandi bishimira umurimo we. Yeremiya igice cya 29 umurongo wa 13, muzanshaka mu mbone nimunshakana umutima wanyu ngarute, nimunshakana umutima wanyu wose. Nitwitanga kuko tumaramaje tuzashaka agakiza kandi tuzakabona. Kandi umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Yoweri igice cya 3 umurongo wa 5. Uzambaza izina ry'Uwiteka koko abikuye ku mutima azakizwa, kubera yuko Uwiteka yiteguye kandi arambuye amaboko, yifuza buri wese wamwambaza. Mwegere Imana nayo izagenza ite? Mwegere Imana nayo izabegera. Yakobo igice cya 4 umurongo wa 8. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Amagambo meza dusanga mu Byahishuwe igice cya 3 umurongo wa 20. Bibiliya yuzuyemo amasezerano menshi. Bibiliya yuzuyemo
ibitekerezo byinshi, yuzuyemo guhanura kwinshi. Bibiliya nta kintu washakiramo ngo ukibone, ariko kuri uyu munsi turongera kubona Yesu umukunzi wacu atabaza cyane, arifuza uwo babana muri uyu murimo, arifuza uwemera wese ngo umubere igikoresho, yemere kumubera intumwa, maze amukorera akoresheje impano yamuhaye, yaba ari impano yo kuvuga, kugenda, ndetse na bya bindi dutunze. Uwiteka arifuza yuko tubizana mu murimo, maze tukamubera abafatanyabikorwa. Dusoza turareba mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 3 ku murongo wa 18. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 3 ku murongo wa 18. 3:18 isomo risoza baratubwira ngo ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo. Ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza, icyubahiro kibike none n'iteka ryose. Nshuti bavandimwe, birakwiriye ko dukurira mu buntu no kumenya Yesu Kristo. Ubwo nibwo tuzagira urukundo ruzima, ndetse tukagira urukundo dukunda bagenzi bacu nk'uko twikunda. Nibwo tuzabazwa na bagenzi bacu bari mu kaga ko kurimbuka. Nibwo tuzazirikana cyane, ndetse yewe tukazirikana na babandi bari mu bihugu bya kure. Murumva intambara hirya no hino muri Kongo, twumva ko hari intambara, iyo tubyumvise twumva hari ari nka filime, ariko abantu bameze nabi. Iyo tugerageje gukurikirana kuri za mbuga nkoranyambaga, tubona abantu benshi bari gupfa, bajugunywa mu myobo ari bazima. Ibyo byose biragaragara hirya no hino. Ndetse kandi no muri Isirayeli, nagize umugisha, hari inshuti yanjye iba mu gihugu cya Isirayeli. Igihe kimwe twatuje gutangira isabato, ndamubazana ariko aho iwanyu naho habaye isabato n'abadivantisiti. Arambwira ati ni twese umuntu wese ategetswe kuruhuka isabato. Ndavuga ni byiza. Arambwira ati ariko ni itegeko nyine, nk'uko utabikoze wafungwa. Ni itegeko rya guverinoma yabo yuko niba isabato itangiye buri wese ahagarika imirimo ye. Ntabwo ari kuvuga agakiza bamenye, ni itegeko. Ariko natwe nyamara benshi muri twe turabadive bameze nk'uko nguko. Arambwira ngo niba hari umunsi ubagora, ni umunsi wo ku isabato. Niko yambwiye ngo ni umunsi ubagora, ngo ntawe se ngo ntabwo wakwitegera imodoka keretse ufite iyawe cyangwa ukabona uguheka, kubera ko nta muntu wemerewe gukorera amafaranga ngo aratwara abagenzi. Arambwira ati cyakora abantu navuga yenda ko ari nk'abadive aho ngaho iwanyu ni abantu bitwa Abalewi. Niko yambwiye ati hari abantu bitwa Abalewi, ni agatsinda gatoya, akazi kabo ni ugusenga, nicyo bakora nta kindi. Ati rero abo Abalewi no muri iyi minsi bafite ikiraka, hari intambara, barasenga bakabihemberwa. Abo ni muri Isirayeli twakomeje kumva, nuko nguko bimeze, niyo makuru nabashije kumenya. Rero birakwiriye yuko dusaba gusenga kwacu kukarenga aho tureba, tukanasengera itorero ry'Imana muri rusange. Reka nsoza mbifuriza amahoro y'Imana, mbifuriza yuko twaba abatabazi beza bishimira gutumwa n'Imana, bakaba abafatanyabikorwa mu murimo wayo. Izina ry'Imana